buriya butware bushingiye ku muhamagaro uri muri nge n'Imana ituye muri ngewe. Iyi Mana ngewe nayibonye mu buryo bwanjye bw'umwihariko, nayibonye mu buryo budasanzwe, nyibona mu buryo buhambaye, kuko mu bintu byose nagiye nsaba Imana kandi mu buryo bwo gutegeka, mu buryo bw'ubutware Imana yarabikoze. Ugasanga deliverance abantu bazi niyo kubasengera gusa, ugasanga umuntu yagusengera, ariko deliverance ya mbere hari deliverance ikorwa mu buryo bwa counseling, ntabwo ariko buri gihe ari amasengesho azakora gusa kugira ngo abadayimoni bave ku buzima bwawe. Ni ukumenya uburyo bakwatatse, sinzi niba yarabupfushije kuko amaze imyaka igera muri 15 hanze iyo ngiyo, ariko amaje gushwana n'abasore yarambwiraga atawe nibuka neza wageze muri 12, sibyo? Kuko yaramuzinza aravuga ati nubwo ugiye ntuzatera imbere, nubwo ugiye ntuzagira aho ugera, nubwo ugiye ntuzagira icyo wakira. Akora akazi ko kumanywa agakora n'akijoro, ariko umenye ngo noneho nabo basore bose bari hano muri Afrika, bari muri Afrika. Yarambwiye ati muri abo basore 5 nabubakiye inzu, hari n'uwo yazanya muvana hano amugezayo. Bageze ku kibuga cy'indege aramubwira ati ariko burya rero bamaze kuva mu gusohoka muri immigration, bageze hanze, bageze ahandi amubwira ngo tujye mu modoka tujye mu rugo. We ntiyaruhije agera mu rugo. Igihe kiza kugera rero njye duhura, yambwiraga yuko uwo muntu akazi kahagaze akamwirukana kandi kagahagarara muri amadolari agera ku 7,000. Yari amadolari menshi cyane. Arangije arambwira ati nakubonye mbona ufite imbaraga z'Imana. Ndamubwira nti Imana yacu ihabwe icyubahiro, kuko ibyo dukora byose no kugira ngo Imana yacu icyubahiro kiyigarukire. Ndangije arambwira ati wansengera uyu muntu uko yanze kunyishyura, ndetse nabijyanye no mu rubanza, ariko urubanza ntirutangira. Ndamubwira nti byagenze gute? Arambwira, ndamubwira nti niba warakoze ugomba guhembwa. Ndasenga, arangije iminsi 3 irangiye, ku munsi wa 4 aramuhamagara aramubwira ngo uri he. Nyuma y'amezi 6 nibwo bwa mbere yaramuhamagaye. Reka mbasuhuze mwese abadukurikiye ku ISEZERANO TV ndetse n'umugambi w'Imana TV. Reka tubashimire ko mudukurikira cyane kandi ko mudukunda. Ushobora kuba hano mu Rwanda, inshuti zacu ziri i Burundi ndetse n'abari muri diaspora mwese, reka tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Kuri kamera ndi kumwe no muri na Pastor Emma, Prophet Emma. Yego. Nishimiye kuba nawe. Ndanezerewe kongera kugaruka ku ISEZERANO. Yego. Ndetse n'umugambi w'Imana. Ikintu bita ISEZERANO ni ikintu gikomeye cyane. ISEZERANO amuririmbye yararirimbye ngo kuva mu masezerano biragatsindwa. Rero kugaruka ku ISEZERANO ni umugisha ukomeye cyane, n'abantu bose bo ku ISEZERANO ndabasuhuje, ni muhabwa umugisha. Amen. Ku ISEZERANO ni iwabo w'ibitangaza. Ni iwabo w'ibitangaza. Ni iwabo w'ibitangaza, kuko usanga abakozi b'Imana ukunda kwakira njya gukurikirana nk'abireba kimwe ku kindi, avuga nti koko warahamagawe. Hari umunsi nzicara nkakubaza nti izi ni ISEZERANO waritoye ute? Yego. Kuko niyerekwa rikomeye cyane. Prophet ngaho banze turagize Imana. Data ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuri Imana yumva gusenga, ugira neza bugacya bukira. Umuntu wese udukurikiye muri aka kanya reka habwe umugisha. Ndasengera abari mu Rwanda, abari muri Afrika, abari hanze mu Buraya, Australia, Canada, Amerika, nibahabwe umugisha. Buri muntu wese ugiye kumva kino kiganiro kimubohore kandi abohokere muri cyo, kandi imbaraga z'Imana zimwambare mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Prophet, tumaze iminsi tuvuga ku bajya bakurikirana ibiganiro byawe, zimwe tuvuga ku bintu by'ubutware bwo gutegeka. Ubutware bwo gutegeka. Buriya butware bushingiye kuki? Ese mwabubonye mute? Buriya butware bushingiye ku muhamagaro uri muri nge n'Imana ituye muri ngewe. Iyo mvuga Imana ituye muri ngewe, akenshi abantu bayobye basigaye bavuga ngo Imana zisigaye ari nyinshi, ariko nge ndavuga Imana yaremye ijuru n'isi. Iyi ngiyi ikitegeka bigakomera. Iyo usubiye inyuma mwitangira, ni Imana y'ubwayo yivugiye ngo ni habeho habaho. Rero ubwo butwara aho tubukura mu ijambo ryayo. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa mu izina rya Yesu. Noneho bugashingira ku kuba kandi bya bindi nigeze mbabwira
ibintu byose Imana yagiye ivuga cyangwa se inkoresha byagiye bisohora ndeba n'amaso yanjye. Njya nkunda kubabwira ngo mvuga Imana narayibonye, nkayivuga nyizi, nta muntu nayumvanye, ni Imana nge nabonye. Hajya nyibwira ngo Didiyoni we Imana ngo yaramubwiye ngo wamunyembaraga ugira n'ubutwari. Aravuga ati ariko se iyi Imana ivuga ngo umunyembaraga ugira n'ubutwari, iyi Imana aravuga ati noneho niba ari uko bimeze haba ndi umunyembaraga nkaba ngira n'ubutwari, noneho nyiyereka. Afata uruhu ati dore kano gahungaka. Erega iyi Imana abantu bayizi uko bidakwiye, uko bitari. Abantu bamenye Imana nabi, abantu bamenye Imana nabi, abantu bazi ko Imana nyine ari ugusenga ukavuga ngo Mana urabibona, Mana urabireba. Imana iragukeneye uhagarara mu butware, Imana iragukeneye uhagarara mu mahame yo kwizera, ukavuga ngo iki kizakunda, iki kizashoboka, kandi ibi ndabiremye ndabyatuye. Didiyoni rero arangije aravuga ngo nkuzi kuri Imana ikorana n'ibimenyetso. Buri Imana ni Imana ikorana n'ibimenyetso, ni Imana ikorana n'ibimenyetso. Abenshi uyu munsi barashaka kuvuga ngo biriya dukora ngo tubikoreshwa n'abadayimoni. Ahubwo hari n'abavuga ngo hari izindi mbaraga ngo hari imbaraga mujya guhaha ukuntu. Ntabwo izo mbaraga ari izo duhaha, izo mbaraga zituye muri twe, kandi izo mbaraga twazihawe ryari. Umuririmbyi yaravuze ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe, nyihabwa mu gihe nihannye ibyaha. Rero izo mbaraga zituye muri twebwe. Rero iyi Imana nuyimenya nabi uzabaho nabi, ariko Imana nuyimenya neza uzabaho neza. Umva ukuntu ijambo rivuga, riravuga ngo ingororano y'abubaha Uwiteka, ubukire, icyubahiro, ubugingo. Ni ukuvuga ngo umurokore wuzuye ibyo bintu ko ari bitatu agombye kuba bifite: ubukire, icyubahiro, ubugingo. Kandi kugira ngo ugire ubugingo bwuzuye ni uko umubiri wawe uba umeze neza, sibyo? Kuko umubiri wiganyira ntabwo ushobora gutuma uw'imbere abasha kumera neza. Dayimoni rero ikintu akora, araza agafata uyu mubiri w'inyuma, noneho uyu mubiri w'inyuma ugatanga komande kuw'imbere ukagutera kwiganyira. Hari ukwiganyira Imana ntihatura, Imana itura mu mutima utunganye. Rero Satani afunga amayira y'ibyo abantu bagakwiriye kubona, ayo mayira akayafunga. Iyo amaze kuyafunga bigatuma abantu batagira icyo babona. Didiyoni rero abwira Imana, arabwira ati dore kano gahungaka ngakura kabona, imvura nigwe inyagire runo ruhu, ahandi ntihagwe. Imvura iraza koko igwa kuri rwa ruhu, ahandi ntiyahagwa, kuko ni Imana ikorana n'ibimenyetso. Kandi Imana yacu ni Imana y'abazima, ntabwo ari Imana y'abapfuye. Rero arangije arongera avuga ati hoya hasinkizwe, ongera noneho imvura igwa handi, ariko kuri aka gahu kanjye ntikoreho. Imvura igwa handi ntiyaza ngo ikoreho. Rero ni Imana ikorana n'ibimenyetso. Rero ubwo butware tubukura ku kuba twaramenye Imana kandi ihindura amateka. By'umwihariko kuri njyewe rero, by'umwihariko kuri njye, iyi Mana njyewe nayibonye mu buryo bwanjye bw'umwihariko, nayibonye mu buryo budasanzwe, nyibona mu buryo buhambaye, kuko mu bintu byose nagiye nsaba Imana kandi mu buryo bwo gutegeka, mu buryo bw'ubutware, Imana yarabikoze. Uyu munsi rero Imana impaye ubushobozi buri muri twe. Ubwo bushobozi buri muri twe kuko Imana ituye muri twe. Umva ukuntu ijambo rivuga mu Byahishuwe, riravuga ngo nzagendera muri bo, mvugire muri bo, nture muri bo, nkorere muri bo. Haleluya. Izaba Imana yabo, nanjye nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ngo aka kanya turi abana b'Imana. Rero ibyo mvuga, ndavuga ku kintu cyitwa umwuka wa karande. Uyu mwuka wa karande ubuza abarokore kugira iyo bagera, ubuza abarokore gutera imbere, ubuza abarokore kugira ibyo bakira, ubuza abarokore kugira ibyo basingira. Uyu munsi iyo tuvuze ku kintu cyitwa karande, usanga abantu bavuga ngo Yesu yarangije byose, undi akakubwira ngo ibyo ngibyo muvuga ni ukutubeshya. Ndabyemera, Yesu yarangije byose, kandi iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Uko niko kuri, ndanabyizera cyane, ndetse rimwe no mu ihame rituma umuntu abasha gukira karande.
nuko ubanza gusoma ijambo ukagendera muri icyo cyanditswe Abafilipi 2 ibice 2 ku murongo wa 5 avuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo. Uwo mutima wari muri Kristo nimuwugira muzabashaho kuba abana b'Imana nyakuri. Rero iyo impamvu uyu munsi uvuga ngo warakijijwe ariko uyu munsi karande ziracyakugendaho, ni wowe ugira inyatsi, ni wowe ukoresha ugerageza gushaka abagabo bikanga, ugerageza kubaka ugasenya, uyu munsi abana bawe ntibakumvira, iyo nayo ni imyuka y'abadayimoni. Mu muryango w'iwanyu ugasanga abantu barakenyuka, ugasanga abantu bapfa impfu zitunguranye zidasanzwe. Mu muryango w'iwanyu mama wawe yarwaye kanseri, papa warwara kanseri iramwica, na mama wawe iramwica, nawe uyu munsi kanseri irimo irakototera, nawe hari ibimenyetso by'uko urwaye kanseri. Iyo ngiyo ni imyuka my friend. Rero iyo dusenga tuba turimo turwana n'iyo myuka, kuko ijambo rivuga ngo duhawe ubutware bwo gutegeka inzoka na za scorpio kugira ngo zirekure. Umva nkubwire, aka kanwa Imana yaduhaye ni akanwa karema, ni akanwa ko gutegeka kurema ibitariho bikabaho mu izina rya Yesu. So ndashaka kuvugana nawe rero, ndakubwira ngo ni wizera Imana, Imana izagukorera ibikomeye. Ni wizera Imana uzaba umutsinzi, ni wizera Imana uzaba umunyembaraga, ni wizera Imana uzaba umunyamugisha, ni wizera Imana uzagera kure, ni wizera Imana uzatsinda. Ibanga rya mbere ryo gutsinda abadayimoni no kugira ngo ubohoke, ukeneye kubanza ukihana ibyaha. Impamvu uyu munsi bahora bagusengera abadayimoni bakongera bakakugarukamo, hari akagozi k'icyaha katari kacika. Kandi ikindi, mu buryo bwa deliverance bajya bakubwira ngo buriya evo, mu buryo bwa deliverance hari uburyo babwira abantu ngo barakorerwa deliverance, noneho ugasanga deliverance abantu bazi niyo kubasengera gusa, ugasanga umuntu yagusengera. Ariko deliverance ya mbere, hari deliverance ikorwa mu buryo bwa counseling, ntabwo ariko buri gihe ari amasengesho azakora gusa kugira ngo abadayimoni bave ku buzima bwawe. Ni ukumenya uburyo bakwatatse, ukamenya uburyo bakugeramo, ukamenya uburyo bikugendekera, noneho ukajya wakwiga strategy zo kugira gute zo kwirukana abo badayimoni. Aho rero niho dukura ubwo butware. Ubutware aho tubukura muri Kristo Yesu, kandi ubutware tukabukura mu ibanga ryo kumenya kwihana ibyaha kandi neza. Buri impamvu ubona abantu bahora babirukanamo abadayimoni, bakababwira ibitangaza ariko ntibisohore, bakababwira kwirukanamo dayimoni uyu munsi, n'ejo bakongera bakayikwirukanamo. Nuko utaramenya ibanga ryo kwihana kandi neza. Niryo banga. Iyo wamaze kwihana kandi neza, baragusengera dayimoni zikakuvamo. Irindi banga rya kabiri ni uguha agaciro ikiganza cy'uwasizwe. None se prophet, nta muntu ushobora gusengera ngo dayimoni zimuvemo kandi adakijijwe? Wenda yaje kwisengera bisanzwe, ariko yahagera kuko tuyatubibona, yagira ngo dayimoni zikamuvugiramo. Ntibishoboka ko umuntu wamusengera ngo zimuvemo? Zishobora kumuvugiramo zikanamuvamo ndetse cyane, ariko ntizimuvamo ngo zijye kure, zijya ku ruhande. Nuko ngo rero iyo tumusengeza ikamuvugiramo, nge nahita mugira inama yo kugira ngo noneho ahite yakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Hari abantu bakunda barokora ariko atari abarokore, sibyo? None namugira inama yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akanabatizwa mu mazi menshi, akaba icyaremwe gishya, yarangiza agahindurirwa amateka. Nicyo ngicyo tumukore. Bigenda bitana no kugira ngo umuntu usange uyu munsi yafashwe n'abadayimoni, ejo yagaruka bakongera akamutera, ejo yagaruka bakongera akamutera. Biba byagenze gute? Habaye iki? Ikiba cyabaye nta kindi, ikiba cyabaye hari ihame batujuje. Mu mahame yo kugira ngo ukorerwe deliverance ubohoke ugira ahantu ugera, hari ihame ubutujuje. Nk'urugero, hari nk'umuntu mperutse gusengera, arambwira ati prophet, nabonye amavuta yawe, nabonye uburyo usengera abantu, mbona barimo barakira, none nanjye ndashaka unsengera Imana nanjye mbohoke. Ndamubwira nti nta kibazo, ndagusengera. Tugisengana gutya, dayimoni zihita zimuvugiramo. Abadayimoni barivuga uburyo yarozwe na nyirasenge agiye guhaguruka ajya i Buraya, uburyo nyirasenge yamuroze gutya kuri telefone dusengana. We ntago twari turi kumwe, yari kuri video call dusengana, dayimoni zimuvugiramo ari kuri video call. Dayimoni bivugiramo uburyo yarozwe na nyirasenge, uburyo nyirasenge yamuzingiye mu mwenda we w'imbere, sibyo, agiye guhaguruka agiye i Buraya bikoreshejwe n'ishyari.
aramuroga aramuzinga arangije arafata uwo mwenda aragenda uhamba mu irimbi sibyo kuko yayivuga ati umwenda uhambye mu irimbi ry'inyamirambo arangije kuvuga ibyo ngibyo turasenga dayimoni yivuga uburyo yabigenje nuko byagenze n'uburyo byakoze urumva aho ngaho iyo dayimoni amaze kuvuga ibyo ngibyo kiba gisigaye nukumenya ngo uyu muntu arabohoka gute uyu mukobwa reka mwita umukobwa kuko ageze imyaka 45 amajije sinzi niba yarabupfushije kuko amaze imyaka igera muri 15 hanze iyo ngiyo ariko amaje gushwana n'abasore yarambwiraga atawe nibuka neza wageze muri 12 sibyo kuko yaramuzinze aravuga ati nubwo ugiye ntuzatera imbere nubwo ugiye ntuzagira ugera nubwo ugiye ntuzagira icyo wakira akora akazi ko kumanywa agakora n'akijoro ariko umenye ngo ananirwa kwiyishyurira inzu kubera iki abadayimoni buriya n'abagome bagutwaza uburetwa bakagutwaza igitugu hari ahantu agera yabona ibintu bimaze kumera neza nk'akazi kagahita gahagarara akabanza akakoresha ya mafaranga yiwe amaze igihe asevinga yamara kuyakoresha yashira akongera akabona akazi yakongera agasevinga nabwo kagahita gahagarara so nubwo buzima bayemo noneho nabo basore bose bari hano muri Afrika bose bari muri Afrika yarambwiye ati muri abo basore 5 nabubakiye inzu yewe gadata we ariko muri famiye ye wabo ntawurubakira yazubakiye abasore hari nuwo yazanya muvana hano amugezayo bageze ku kibuga cy'indege aramubwira ati ariko burya rero bamaze kuva mu gusohoka muri immigration bageze hanze bageze ndamubwira ngo tujye mu modoka tujye mu rugo we ntiyaruhije agera mu rugo reka ubwiye ati akazi wagombaga kumfasha naka ngaka ahasigaye ngeze aha ngaha nzimenya ati mfite ibikomere profete mfite ibikomere hahanda nambwira no akambwira none yajyaga akabwira ati nanze abantu atumu nawe kukuvugisha nawe ntabwo ari njye waguteye ibikomere singewe tubigendanemo neza so icyo nshaka kuvuga rero ni iki ndashaka kuvuga iyo none icyo nashakaga kuvuga kuri uwo muntu ni iki nuko ngo twaramusengeye na dayimoni zimuvugiramo ariko kubera ibikomere ntabwo iyo dayimoni yajya kure kubera ibikomere ntiyizeye yuko yabasha kugira gute gukira akeneye kubanza komorwa ibikomere kuko hari aho bisaba kubanza kumuganiriza ukamukorera counseling kugira ngo ugire ikindi kintu uba wamukorera ukamukorera counseling kugira ngo ugire ikindi kintu ube wamukorera kugira ngo abe yabasha komo ibyo bikomere bibe byabasha kuva ku buzima bwiwe so rero aho ngaho niho tumaze iminsi tuganira muganiriza mubwira ntibyakorwa gutya byanyura muri izi nzira mbere ya byose nubwo abantu ari bo bateza ibibazo ariko n'ibisubizo biri mu bantu kandi ikindi ukeneye kwizera umukozi w'Imana reka nkubwire hari abakozi b'Imana ntemera ko ari abakozi b'Imana bitwa ko ari abakozi b'Imana barahemutse ariko ntabwo baduhagarariye twese Imana iracyafite abantu Imana iracyafite abakozi Imana iracyafite abantu bayo baracyahari so rero ndagira ngo nkubwire ngo izere Yesu ni muzima rero ubu ngubu atangiye kugenda ubona ko atangiye kuba umuntu atangiye kumera neza atangiye kugenda neza buri munsi yarotaga yajyaga kuryama kandi koko narabimubajije arambwira ati uko bivuze niko bimeze profeta akenshi nkunda kuryama nkibona ndyamye mu marimbi akenshi akabona aryamye mu marimbi ati uko bivuze niko bimeze so rero
birashoboka yuko ushobora gusengera umuntu utari wakizwa dayimoni zikamuvugiramo ndetse ukanazitegeka kubw'ubutware zikigirayo zikajya hirya ariko zikongera kuza kumugarukamo bitewe nuko utakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe dayimoni nibwo abasha kuguhunga akajya kure yawe kandi akigirayo rwose. Ibyo ngibyo byabayeho. Ni umusore umwe atuye hano za Kabuga, yaje yigendera yaherekeje mushiki we. Yari yaje yaherekeje mushiki we ariko nawe mushiki we yari yaje yarwaye abadayimoni. Muri uko kuza yarwaye abadayimoni rero dusengera mushiki we abadayimoni bamuvamo baragenda. Noneho ariko babadayimoni aho kugira ngo bagende bahita bataka musaza we. Musaza we bahita bamwinjiramo ari hehe? Ari hanze y'urusengero. Umukunda abadayimoni ari abagome. Yazanye mushiki we kumusengeshereza, umva yuko bimubabaje ariko arasohoka ajya hanze y'urusengero kuko yanywaga itabi, yumva ngo yumva inyota y'itabi igize gute iraje. Noneho amaje kuba arimo aranywa itabi abadayimoni bamufatira hanze yagiye kugira gute kunywa itabi. Noneho twagiye gushiduka abasekirite bo baza gutabaza ati wa musore waruzanye umukobwa hano ari hanze ari kwigaragura. Bohereza abaprotokole baragenda bamuzana mu rusengero, turamusengera Imana, turamusengera. Turangije kumusengera abadayimoni bamuvugiramo baranagenda. Ariko muri uko kugenda turamuganiriza, turamubwira tuti rero ukeneye gukizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ndetse ukanabatizwa. Rero ibyo birashoboka cyane ko ibyo ngibyo byabaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Profe, wenda warutubwiye nk'uwo muntu wasengeye kuri video call, ariko hari umuntu ushaka kumva iki kiganiro wenda nk'uko ari i Burayi cyangwa se ari hanze y'u Rwanda avuga ati cyangwa se ashobora no kuba ari kure avuga ati sindi bugere kubashe kujya kuri Prophet. Uwo muntu mushobora gusengana ugategeka ibintu bye kandi bigakunda cyangwa bisaba ko muri kumwe? Ntabwo bisaba yuko tuba turi kumwe. Ni ukuvuga ngo icyo akeneye ni imbaraga z'akanwa ziri muri njyewe, imbaraga z'ururimi ziri muri njyewe. Mfite kwizera ndakubabwira ngo iyo mpano yo gutegekera muri njyewe, icyo ngicyo si icyo nshakisha cyangwa ngira gute ikintu. Kandi nanone si byo ndirata Yesu wampaye agakiza ke ku buntu, nabahaye ubuhamya bw'uburyo nari ndushye nari ngowe. Mama yapfuye yishwe n'abadayimoni, yapfuye yishwe nuko bamuroze. Ndangije nge ndarahira ndavuga ngo nta muntu uzicwa n'abadayimoni nabimenye ko ari abadayimoni bamurimo, ngo ntabwo nzaryama sinzasinzira mpaka uwo muntu abadayimoni bamuvuyemo. Sibyo? Ndi mu bantu bihambira kandi banga agasuzuguro k'abadayimoni. Na hahandi buriya hari n'igihe usengera umuntu bugacya mu gitondo ugahita umubura, atari ubushake bwiwe, atari uko yagiye kubw'ubushake bwiwe, ahubwo abadayimoni bahita bamubwira bati ntuzongere kujya gusengera hariya. Sibyo? Bangaye se tujya dusengera ukumva umuroza arimo aravuga ati ko twari twaramubujije kugaruka hano agarutse ati. Sibyo? Ati kuko yaje hano aradutwika bikatubangamira. So rero aho waba uherereye aho ariho hose, aho waba uri, niyumvishijemo ko ngomba kugusengera nawe ukiyumvamo ko mu bakozi b'Imana ubonye, mu baprofeti ubonye, wumva ko nagusengera Imana, nagusengera kandi Imana ikabohora ubuzima bwawe kandi Imana igakingura irembo ry'umugisha kuri wowe. Hari umuntu rero ategekera ibintu mutari kumwe kandi bigakunda cyane. Kuko nk'ubushize wagiye uduha ibintu bifatika n'ibyo wategetse. Nk'ubushize nababwiye iby'uriya muvandimwe nategekeye, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikamukingurira imiryango akabona inzu. Sibyo? Akayibona. Hari undi muntu nanone we yarafite ikibazo giteye gutya. Yari yarakoreye umuntu amukorera imyaka igera kuri 2 bakorana, akajya amuha amafaranga yo kurya ko ngo atwara ibintu by'ibimodoka. Ubwo naza kubyumva ariyumva atwara imodoka gutya. Noneho bakajya amuha amafaranga yo kurya, ariko ahandi ukwezi kwashira kuko ngo bari baravuganye ku kwezi. None ukwezi kwashira akamuha make akagenda amusigaramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo we ntago yahembwaga buri cyumweru ahubwo yahembwaga buri kwezi.
ariko noneho buri munsi akagira amafaranga amuha yo kurya. Igihe kiza kugera rero njye duhura, yambwiraga yuko uwo muntu akazi kahagaze akamwirukana kandi kagahagarara muri amadolari agera ku 7,000. Yari amadolari menshi cyane. Arangije arambwira ati nakubonye mbona ufite imbaraga z'Imana. Ndamubwira nti Imana yacu ihabwe icyubahiro, kuko ibyo dukora byose no kugira ngo Imana yacu icyubahiro kiyigarukire. Ndangije arambwira ati wansengera uyu muntu uko yanze kunyishyura, ndetse nabijyanye no mu rubanza, ariko urubanza ntirutangira. Ndamubwira nti byagenze gute? Arambwira. Ndamubwira nti niba warakoze ugomba guhembwa. Ndamubwira nti niba warakoze ugomba guhembwa. Dusengana Imana. Ndamubwira nti fata amasengesho dusengana iminsi 3. Hari ikintu ntajya nkora, ari bya bindi abantu iyo umuntu amamagaye akambwira ngo profete ndashaka kuguha icyifuzo uzajye kunsengera. Ndamubwira nti nzajye kugusengera wowe ukora iki? Sibyo. Ndamubwira nti fata amasengesho winjire mu masengesho, numara kuyajyamo nanjye ndayakora. Dusengana Imana. Nyuma y'iminsi 3 tuzasenga, umbwira amazina y'uwo muntu nzamutegeka, sibizagombera no kujya mu rukiko, azakwihamagarira ubwe. Ndasenga, arangije iminsi 3 irangiye, ku munsi wa 4 aramuhamagara aramubwira ngo urihe. Nyuma y'amezi 6 nibwo bwa mbere yaramuhamagaye. Nyuma y'amezi 6 nibwo bwa mbere yaramuhamagaye. Aramuhamagara uyu musore, amajije kumuhamagara aramubwira ngo ndagira ngo tuganire twumvikane uburyo amafaranga yawe nazajya nyaguha buke buke. Arangije amubwira ngo bwa mbere ndabanza nguhe 1,000. Aramubwira ngo reka nzajya hanze. Aramuhamagara ngo profete Imana yakoze, ariko arimo arambwira ngo aragira ngo ajya ampe make makeya. Ndamubwira nti wagenda umubwire ngo yampe yose. Ndumva ntigenda umubwire ngo yampe yose. Imana nsenga ntabwo ari ivuga ibice, ntabwo ari ivuga ngo bizagenda gute. Ndagenda ndategeka ku buzima bwiwe. Amafaranga ye barayamwishyura, barayamuhaye yose arayamuha. Ejo bundi ahangaha nta gihe gishize, umusore umwe yaje mu rusengero arambwira ngo ndashaka unsengera Imana, banki igiye kuntereza cyamunara kandi barambaza 3,5 million, kandi inzu yanjye barashaka kuyiteza cyamunara ihagaze 12,000. Ndangije ndamureba, yarageze ahantu atabasha byibuze no kurya. Imana inyereka mu mufuka we harimo inota ya 500. Ndangije ndamubwira nti nta mafaranga ufite, ariko mu mufuka wawe ufitemo inota ya 500. Irimo cyane ntayirimo? Arambwira ngo irimo. Ndangije amaje kumbwira ngo irimo, ndamubwira ngo yime ayo 500 ya. Noneho arangije arandeba arambwira buri reka nkubwira, ibi bintu byacu ni ukwigirira icyizere no kwizera Imana ituye muri twebwe, kandi no kwizera yuko iyi Mana nge na Yesu turi umwe. Haleluya. Nge na Yesu turi umwe. Muri mbyuze ngo umwami Yesu ambonyeho amaraso ntabwo ancira urubanza. Ubwo Imana itancira urubanza rero nanjye sinkwiye kwicira urubanza. Nge na Yesu turi umwe. Niba ndi umwana mbere yuko mba umukozi w'Imana mbanza kuba umwana w'Imana. Ntacyo umwana w'Imana asaba mu rugo rwa se ngo akimwime. So ndangije rero ndamubwira nti yame. Arandeba turi mu materaniro, arambwira ngo hoya mukozi w'Imana ntabwo nayaguha. Aya mafaranga ureba niyo ndi butegesha, yatahaga i Masaka. Aya mafaranga ureba ni nayo nteganya kuza kuryaho. Ndamubwira nti niba ufite kwizera uyame, niba ushaka kutazongera kugenda n'amaguru yame, dore ufite n'ikivuzo cyo kugura moto. Nibyo cyangwa si ibyo? Ati nibyo. Ndamubwira ayo mafaranga yame. Abakristo barahanga ariko se wayamuhaye? Ndamubwira nti n'ubutabishaka igendera. Acakanya arabitekereza arambwira atakira nyaguye. Ndamubwira ayo mafaranga ndayajyanye. Mfite ayandi, ntabwo ari uko nabuze amafaranga, ariko aya mafaranga ndayatwaye. Kuba rero aya mafaranga uyampaye, ndagutegekera umugisha kuba ku buzima bwawe.
uyu mwuka w'ubukene, uyu mwuka w'igisuzuguriro, uyu mwuka w'amadeni, uyu mwuka utuma ibyawe bidakunda kuveho mu izina rya Yesu. Mpagarara mu ihame ryo kwizera, ndamubwira ngo iyo cyamunara bashakaga kugutereza ihagarare none ahangaha. Washakaga miliyoni, inzu ye yarayigurishaga, ambwira ngo arayigurisha miliyoni 7, ndamubwira nti bazaguha miliyoni 8, nta cyumweru kiri bushire batayiguze. Sibyo? Ndamubwira nti uzishyura, nta cyumweru kizashira batayiguze, kandi nyuma yaho uzagura moto. Aragenda, haciye icyumweru kimwe nacyo kitarashira neza, arampamagara arambwira ngo Prophet uri hehe? Ndamubwira nti ndi ku rusengero. Arahansanga ati narinje gushima Imana, narinzanye ituro ry'ishimwe, Imana yarabikoze. Ari inyuma y'umurenge wa Kimironko, niho twasengeraga icyo gihe. Ni ibintu byabereye mu rusengero vis-a-vis gutya. Rero iyo mvuga imbaraga zo gutegeka, mvuga imbaraga nabonye, kuko akenshi abantu banzi ntabwo njya nkunda kuvuga ibintu numvanye abandi, kuko ibintu nanyujemo n'iby'Imana yancishijemo nibyo niboneye n'amaso yanjye. Nge ntabwo mvuga Imana numvanye abandi, mvuga Imana nge nabonye, mvuga Imana intuyemo. Niyo mvuga Yesu mba nshaka kugira ngo icyubahiro cyiwe kigaragare. Umuntu umwe yigiye twigeze dusengana, turasengana hari muri Covid, nawe ntabwo abahanzi yongiye. Tumaze kuba dusengana hari muri Covid, turasengana musengera Imana ikora ibikomeye. Sibyo? Bari baramubwiye ko yararwaye, bamubwira yuko ubwo burwayi buzamuviramo kanseri. Baranayipimye barayibona. Nge dusenze ndamubwira nti nta kanseri iri mu buzima bwawe, nta nizigera ibamo, ntayo. Sibyo? Hari umwuka abantu barwaye wo kumva yuko mu buzima bwa buri munsi bagasengera mu kigare, agasengera mu kigare. Turasengana arakira, aranabohoka, kuko uwo mwuka wa kanseri yari karande, kuko na mama we niyo yamwishe, na nyirakuru niyo yamwishe. Sibyo? Byari byo mu muryango. Ni ukuvuga ngo nawe kandi niwe mukuru mu muryango, n'abarumuna be 2 bamukurikira nabo barayirwaye, nibyo mu muryango. Ndumva rero uwo ni umwuka ugusaba kuguma bugufi bw'umuhanuzi w'Imana. Ndamutegekera, ndamubwira nta kanseri iri mu mwe. Arambwira ati ko bampaye rendez-vous yo kugira ngo bazarebe niba bishoboka aharwaye bahakate cyangwa barebe ukundi babigenze. Ntawe uriyo bazasanga uri normal. Ati sibyo bintu birashoboka. Yasubiyeyo basanga ni normal. Aravuga ati mbonye Imana, aratangara. None ngo bukeye ngabona ngo undi muntu mukozi w'Imana ukomeye ufite urusengero rukomeye ruhitinga, abaragiye. Ndamubura sinkajye nongera kumubona. Noneho buriya ndagira ngo mbabwire, abasirikare bose baba abasirikare kandi bitwa abasirikare, ariko bose si ba generali. Kandi bose buriya byashoboka yuko generali aba mu biro, sibyo, akicara mu biro, ariko buryo umwe uba kuri tera akaba yakora ibikomeye cyane uwo mu biro atashobora. Nuko aragenda, agezemo hashira igihe, kuko akenshi abantu dukunda gusengana njya nkunda kwicara nkavuga ngo niba dusengana Imana ikaba yarakugiriye neza, ni byiza, ni umugisha, nta kindi babitwaye. Ndagenda ndamubura, aza kongera rero haciye nk'umezi nk'atandatu aragaruka. Ati Prophet ati twaraburanye, naragiye ndagira gute, ati njya gusengera kwa runaka, bigira gute. Namubwira nti none byagenze bite? Ati nukuri ndagira ngo nsengera Imana, ati dore uyu mwuka, ati wongeye uragaruka, ati hahandi hongeye guteramo imisonga, ati nagiye kwa docteur barambwira ngo ya kanseri yongeye yagarutse. Ahubwo ni se wabagaye, ati nyine nasengaga. Ndamubwira nti reka twongere dusenga Imana, nge nta muntu njya nirengagiza. Turongera turasenga Imana. Ndamubwira nti kanseri nkisenga Imana, nkikorera Imana, ntuzigera urwara kanseri. Sibyo? Nkikorera Imana ntuzigera urwara kanseri. Nkikorera Imana ntuzigera ubohwa. Nkikorera Imana ntuzigera uzirikwa. Nkikorera Imana. Sibyo? Dusenga Imana, Imana ibohora ubuzima bwe. Dusenga Imana,
Imana imugirira neza. Ndagira ngo mbabwire ikintu, muri ubu bwami kugira ngo ukire ni amahame. Amahame rero ukwiriye kugira ihame ryo kwizera Imana, kandi ahantu wabohokeye ntukahave. Sibyo? Ahantu wabohokeye ntukahave, kuko umuntu ufite inyenyeri yo kukubohora iyo umuvuyeho urapfa. Niba ufite umushumba wagusengeye akaguhesha umugisha, ntukamuveho, ntukamwibagirwe. Sibyo? Kubera iki? Afite umugisha wawe. Birashoboka yuko wazenguruka mu bantu bose bakagusengera ntukire, wagera ku muntu wo hasi akagusengera ugakira. Ntibivuze ko abo badafite Imana, ahubwo ibi bintu ni amagarade. Buriya abarozi baratandukana, imyuka idutera nayo iratandukana, bigenda bizamuka. Rero iyo warozwe n'umurozi w'umwana, uzahumanurwa n'umuhanuzi w'umwana nanone. Nurogwa n'ufite inyenyeri ebyiri, ukeneye n'undi nawe ufite inyenyeri ebyiri. Nuko nguko bimeze. Niko byagenze kwa Eliya, kwa Yosuwa na Elisa mu bami ba kabiri ibice 2 ku murongo wa 19. Aravuga ngo bukeye abanyamudugudu babwira Elisa bati, dore uburyo uyu mudugudu uri heza nk'uko bireba databuja, ariko amazi yaho ararura n'imyaka yaho irarumba. Uwo mudugudu bivugwa yuko ngo n'abadamu batwaraga inda zavagamo. Rangije ngo Elisa ahumanura uwo mudugudu. Kuki ari Elisa wahumanuye umudugudu? Shebuja Eliya kuki atawuhumanuye? Ese Samweli kuki atawuhumanuye? Abahanuzi bakomeye kuki batahumanuye uwo mudugudu? Dore ibangaho riri nta handi. Uyu mudugudu wavumwe na Yosuwa, muri Yosuwa ibice 6. Yosuwa arangije aravuga ngo havumwe umuntu uzagerageza kubaka Yeriko, agishinga urufatira azapfusha umwana we w'imfura, agishyiraho ibikingi by'amarembo azapfusha umuhererezi. Arangije Yosuwa arayuvuma, birangije umudugudu uravumika. Bibiliya iravuga ngo yukurikiranye amateka y'iyo nzira yabayeho kuva muri Yosuwa ibice 6 kugera mu bami ba kabiri ibice 2, usanga hari haciye imyaka 800. Iyo myaka 800 yose yaciyeho hari harabuze umuntu wahumanura Yeriko. Dore icyabaye, impamvu nta yindi. Yosuwa ni umuntu wakuriye ku birenge bya Mose, kandi akaba yari afite impano yahawe n'Imana. Mose agiye gupfa, Imana itegeka Mose iramubwira ngo kuramo ikanzu yawe. Mu yandi magambo, impano ya Mose yari ayihaye Yosuwa, iyo yongera kuyo yari afite. Yosuwa bagize imigabane 2 mu bwami. Sibyo? Hari hakenewe undi muntu rero kugira ngo ahumanure Yeriko, hari hakenewe undi muntu ufite imigabane 2. Uwo nta wundi ni Elisa. Kuko Elisa niwe wakuriye ku birenge byane, niwe wakuriye ku birenge bya Eliya. Agiye kuzamuka muga ati nzaba icyo ushaka, numbona nkizamuka ntaragukurwaho uragihabwa. Avuga ati ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Niwe wenyine wari ufite imigabane 2. Niwe wenyine rero waboshaga guhangara Yeriko akagira gute akayihumanura. Niyo mpamvu birashoboka ko wasengana n'abantu ntibikunde, ariko wagira umuntu umwe musengana bigakunda, ugasanga afite ubutsinzi bwawe, afite ubutabazi bwawe. Kubera iki? Inyenyeri afite ibasha guhangara iyawe. Sibyo? Rero ndagira ngo mbabwire ngo ni mwizere Imana. Yesu arashoboye kandi Yesu ni muzima. Yesu aratabara. Nge ndi mu butware bwo gutegeka, ndi mu butware bwo kurema ibintu bikaba, ndi mu butware bwo guhirika imisozi igahirima, ndi mu butware bwo kugutegekera umugisha ukakubaho. Birashoboka ko nta mugisha ujya wakira, birashoboka ko ibintu byose ukora nta na kimwe byemera, ariko ndagira ngo nkubwire Yesu ni muzima kandi Yesu ashobora byose. Ijambo rirambwira muri Zaburi 125, arambwira ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Uyu musozi ntubasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo ko imisozi igose Yerusalemu, ngo ni Uwiteka gusa abantu be. Ndagira ngo nkubwire Yesu ni muzima, Yesu aracyatabara, Yesu aracyahindura amateka. Hari imigozi kuboshye, hari umwuka wa kanseri watatse ubuzima bwawe, ndagutegekera uwo mwuka ukuveho. Wa mukobwa we ndagira ngo nkubwire ntabwo uri mubi bwo kuba utakoresha mariage, ahubwo uwo mwuka wakwambaye niwe ukeneye kukuvaho kugira ngo ukoreshe mariage. Ntabwo uri mubi wo kuba ari wowe uhora urwaragurika, ahubwo uwo mwuka wakwambaye niwe utuma utagira aho ugera. Ndi mu mutware bwo gutegeka uwo mwuka ukakuvaho mu izina rya Yesu. Ku muntu wifuza ko dutegeka, araba ari mu Rwanda hano ndabararika baze gusenga kuwa kabiri ni muze mu materaniro.
ikindi ibyo mvuga birabihamya, nibasura umugambi w'Imana TV, bagende ku mugambi w'Imana, bareba amateraniro dukora kuko niho aca. Genda ujye kuri YouTube wandike umugambi w'Imana TV, urabona ibyo ngibyo byose mvuga. Ngewe ibyanjye biravuga ngo ntabwo ngusengera ngo woroherwe, byo kumbwira ngo hari umuntu mperutse gusengera, ndamusengera, maje kumusengera yararwaye umutwe, ndamutegeka ndavuga nti mu izina rya Yesu Kristo umutwe nukire none ahangaha. Ndamubaza nti umutwe uracyakurya? Ati reka nzunguze numve. Aturacyandya gakeya. Nti hoya, ndagusengera kugera ku rwego utacyumva umutwe ukurya. Rero ntabwo nsengera abantu boroherwe, ndabasengera ngo bakire kuko Imana ifite ubwo butware mu izina rya Yesu. Rero nimero yanjye ni 078 59 77 806 078 59 77 806. Rero ushaka ko dusengana Imana, ushaka kubana natwe mu materaniro, hamagara iyo nimero ngusengere mu izina rya Yesu. Yesu ni umwami w'abami. Gusenga ni ukwacu, kwizera ni ukwawe, gukora ni ukw'Imana. Yesu abagirire neza. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi. Ndategeka umugisha kuba ku buzima bw'umuntu wese warunkurikiye. Hari umuntu warurwaye, ndamusengera yakire gukira. Hari umuntu waruboshwe, ndamusengera yakire kubohoka. Ndatura imbaraga z'Imana, ndatura imbaraga z'Imana, ndatura imbaraga z'Imana. Iyi migozi boshya abantu bawe ndayicagagura mu izina rya Yesu. Uyu muntu nkurikiye urwaye kanseri, ndayimwirukanaho mu izina rya Yesu. Uyu muntu nkurikiye urwaye amaguru, ndamwirukanaho izi imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Labini foshando wiribirifa lelebo taime kota ya lazizini wa yakude bayasan. Imbaraga z'Imana zibohora nizigaragare ku buzima bw'umuntu wari we wese warunkurikiye. Abari barabuze uburyo babona uburyo, abashomeri babona akazi, ababuze inzira babona inzira. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom. Ibiganiro ni byacu nakagaruka. Imana iguha umugisha we wabanye natwe. Shalom shalom.